Nagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza ari nako ngwikaze muri gahunda z'amakuru yacu. Reka mbwire ko ku munsi w'ejo tariki 25 ukwezi kwa 12 na 20 isi yose mu by'ukuri abakristo bizizaga Noheli hirya no hino. Nako byagenze no mu gihugu cy'u Rwanda, ariko navuga ko mu by'ukuri uyu mwaka ntabwo wigeze uba mwiza cyane bitewe n'icyorezo cya COVID-19. Navuga ko rero uyu mwaka 2020 wari ufite byinshi usobanuye ku buzima bw'igihugu cy'u Rwanda muri rusange, kuko ni umwaka cyagombaga kwisuzuma kikareba ibyo cyagezeho mu ntego z'imyaka 20 cyari cyariyemeje mu mwaka wa 2000. Intego zamenyekanye nka Vision 2020, ariko siko byagenze kuko ubwo cyagombaga kuba kisuzuma ni nako mu ntangiriro za 2020 hatangiye kuvuga icyorezo cya COVID-19, ndetse yewe bidatinze mu kwezi kwa gatatu tariki ya 14 kiza kugera ku butaka bw'u Rwanda, kiza guhungabanya byinshi imibereho ya muntu, ubukungu bw'igihugu, ndetse ubuzima burakangarana mu buryo bukomeye cyane, kubera yuko byasabaga ingamba zikomeye cyane kugira ngo abantu birinde iki cyorezo cya COVID-19. Abantu bari bazi ko mu by'ukuri nagishobora no kurangira vuba, ariko siko byagenze kuko kimaze umwaka wose wa 2020 kikivuza ubuhuha hirya no hino ku isi. Nako byagendekeye igihugu cy'u Rwanda. Noneho ku buryo navuga ko mu Rwanda muri izi mpera z'umwaka noneho wa 2020 cyongeye kubura mu by'ukuri cyongeye kugaruka mu isura nshya, aho cyagiye gihitana abantu batari bake cyane. Umunsi w'ejo rero navuga ko ni Noheli yizihijwe, mu by'ukuri insengero zakira abakristo bake cyane, ndetse hatariho n'uburyo bwo gusurana ku miryango, kubera yuko byari bibujijwe mu ngamba nshya zafashwe na leta y'u Rwanda kugira ngo abantu birinde ko icyorezo cya COVID-19 kitakomeza gukwirakwira hirya no hino. Ndetse ikindi kandi ni uko n'amasaha yo kugerera mu ngo nayo yari yamaze kugenda agabanywa, hashyirwa ku isaha y'isa 2 kugeza ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere. Ni icyorezo rero mu by'ukuri navuga ko cyatumye abantu batabasha kwishimira neza ibirori byabo nk'uko babyifuzaga. Hanyuma rero reka turebere bimwe na bimwe byabaye ku munsi w'ejo. Uretse kuba abakristo mu by'ukuri baragiye gusengera hirya no hino mu nsengero zitandukanye, nko muri Kiliziya Gatolika mu by'ukuri hari insengero zagiye zakira abantu, ariko bitewe n'uko abantu bagomba mu by'ukuri kubahiriza ingamba zo guhangana na coronavirus, ntabwo abantu babaye benshi cyane mu nsengero. Reka turebe urugero nka Padiri mukuru wa Paruwasi ya Sainte Famille witwa Ezekiel Rukimbira. Yagize ati ntabwo rwose Noheli yagenze neza muri uyu mwaka, ati kuko yizihijwe mu buryo bwihariye cyane. Yavuze ko abantu rero bakwiye gukomeza kandi kubahiriza amabwiriza yo kwirinda. Yagize ati ubutumwa nabagenera nuko bakomeza rero kwirinda, ariko kandi bakagabanya ibintu byo gusabana. Yongeyeho ko nk'abakristo ngo badakwiye gucika intege mu bihe nk'ibi bikomeye, ahubwo ko bakwiye gukomera ndetse no gukomeza abandi. Mu by'ukuri ni ubutumwa bukomeye cyane Padiri mukuru wa Paruwasi ya Sainte Famille yagiye agarukaho. Uretse ibyo kandi navuga ko nka Papa Francisco nawe yatuye igitambo cya misa yo kwizihiza Noheli. Papa Francisco yaturiye muri Basilica ya Saint Pierre i Vatican, aho umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francisco yagarutse ku bihe bikomeye isi yanyuzemo muri uyu mwaka, cyane cyane bishingiye ku ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Asaba rero abayobozi b'isi kuzatanga inkingo kuri buri muntu wese kugira ngo isi muri rusange ibashe kwigobotora ingaruka z'iki cyorezo cya COVID-19. Papa yatanze ubutumwa imbere y'abantu 200 barimo ba Cardinal 30, nyamara ubusanzwe iyi bazilika yabaga iteraniyemo abantu bagera ku 10,000. Mu ijambo rye Papa Francisco yagarutse ku kibazo cya coronavirus kimaze umwaka urenga cyugarije isi, avuga ko cyahungabanyije ubukungu bwayo. Yagize ati uyu mwaka waranzwe n'ihungabana ry'ubukungu ndetse n'ubuzima bwarakomeretse cyane kubera icyorezo cya coronavirus. Ati dukeneye rero kuba hafi ya buri wese muri twe, ati birushijeho kugira ngo rero duhumurizanye. Uyu mushima kandi yanagarutse ku ihohotera rikorerwa abagore ryarushijeho kwiyongera muri iyi minsi mu gihe cyaguma mu rugo hirya no hino ku isi. Avuga ko ari ikibazo isi idakwiye kwirengagiza. Mu rwego kugira ngo iki kibazo kirangire, Papa Francisco yavuze ko umugisha Imana yahaye abantu wo kubona inkingo ukwiriye kugezwa kuri bose. Avuga ko ntacyo byaba bimaze cyangwa se bimeze igice kimwe cy'isi kibonye inkingo
zifuzwa mu gihe ikindi gikomeza rero akugarizwa n'icyorezo cya COVID-19. Aha rero niho Papa yahereye asaba buri wese kugira uruhare mu gikorwa cyo kugeza inkingo kuri bose, ndetse abakristo bagafata iya mbere mu gufasha bagenzi babo bari mu bihe by'akaga. Yagize ati ndasaba abayobozi ba leta, ab'ibigo byikorera, imiryango itandukanye yo ku rwego rw'isi ko bashyira hamwe mu by'ukuri imbaraga aho guhangana, bagashaka igisubizo kuri buri wese, urukingo rukagera kuri bose, cyane cyane abakene ndetse n'abashobora kwandura byoroshye kurusha abandi. Mu bindi bibazo bikomeye cyane yagarutseho kandi harimo ikibazo cy'iterabwoba n'umutekano muke kimaze kuba karande mu bihugu bimwe by'isi. Yanavuze kandi ku kibazo cya Sahel, abimukira bapfira mu nyanja aberekeza hanze n'ibindi bibazo byinshi cyane. Papa kandi yanatanze umugisha wa OB usanzwe utangwa mu minsi mikuru yihariye muri Kiliziya, aho ariyo Pasika, Noheli ndetse n'igihe himitswe Papa mushya. Papa byose rero akaba yarabikoze ku munsi w'ejo. Ibyo rero ibyakomeje kugenda bivugwa mu by'ukuri ku munsi w'ejo tariki 25 z'ukwezi kwa 12 2020, ubwo abakristo bizizaga Noheli. Noheli rero yizizwaga ari nako n'ubundi nk'uko twabivuze igihugu mu by'ukuri isi yose bari bakomeje kugenda bahangana n'icyorezo cya COVID-19. Mu Rwanda ku munsi w'ejo nakubwira ko nka Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko ku itariki 25 Ukuboza hagaragaye ubwandu bwa coronavirus ku bantu bagera kuri 73 biganjemo abo muri Kigali, byatumye umubare wamaze kwandura kuva iki cyorezo cyagera ku butaka bw'u Rwanda ari 7,743. Abandi rero kuri uyu munsi mukuru wa Noheli barimo ab'i Kigali 47, Rubavu ni 13, Nyaruguru ni 8, Gicumbi ni 3, Ruhango ni 1, cyo kimwe no mu karere ka Huye. Nta muntu wigeze ahitanwa n'iki cyorezo kuri uyu munsi, bituma rero umubare wamaze gupfa uguma kuri 69. Nta n'uwakize kuri uyu munsi, byatumye imibare y'abamaze rero gukira nayo idahinduka, aho ari 6,203. Abakirwaye ni 1,171, mu gihe ibipimo bimaze gufatwa ari 712,257. Abanyarwanda baracyasabwa kwitwararika ngo bumve ko icyorezo kitararangira. Bagirwa inama rero yo gukomeza kubahiriza amabwiriza yashyizweho, bibuka kwambara agapfukamunwa buri gihe bavuye mu ngo, bakaraba intoki kenshi, birinda amakoraniro n'ibindi bintu byose bishobora guhuriza hamwe abantu benshi, ndetse by'umwihariko wiyumvamo ibimenyetso by'iki cyorezo birimo inkorora, guhumeka nabi, gucika intege n'ibindi, agahamagara umurongo utishyurwa w'114 kugira ngo ahabwe ubufasha n'abaganga. Ngibyo ku munsi w'ejo niko ishusho rusange y'icyorezo cya COVID-19 yari yifashe ku munsi wa Noheli. Ku munsi wa Noheli aho rero abana bagera kuri 42 mu bitaro bitandatu biri mu mujyi wa Kigali baravutse ku munsi wa Noheli, bavukira ku itariki imwe n'ifatwa nk'iyavukiyeho Yesu Kristo wizerwa na bamwe nk'umucunguzi w'isi. Mu bavutse 12 muri bo bavukiye mu bitaro bya Kacyiru, mu gihe 15 bavukiye mu bitaro bya Muhima mu karere ka Nyarugenge, 7 bavukira muri Hôpital La Croix du Sud hazwi nko kwa Nyirinkwaya. Mu bitaro by'Umwami Faisal havukiye abana bagera kuri 4, mu gihe abandi 6 bavukiye mu bitaro bya Kibagabaga. Bamwe mu babyeyi rero bibarutse ku munsi mukuru wa Noheli babwiye kimwe mu nyamakuru bikora mu Rwanda ko buzuye ibyishimo. Uwitwa Elizabeth ugira umubyara agize ati ntabwo nari niteze kwibaruka ku munsi mukuru wa Noheli, nari maze iminsi 2 mu bitaro ariko nibarutse mu ijoro rya Noheli. Yongeyeho ko yari yarabisabye Imana, agize ati igihe Noheli yegerezaga nari natinze kwibaruka, nsenga Imana nyisaba ko umwana wanjye yavukira ku munsi umwe n'umukiza Yesu yavukiye. Ati Imana yarayumvise gusenga kwanjye, ari nayo mpamvu umutima wanjye usazwe n'ibyishimo. Uyu mubyeyi kandi yise umwana we w'umuhungu Ishimwe Ganza Arthur. Ku rundi ruhande rwa Auguste Mugiraneza nawe ufite umugore wibarutse kuri Noheli yagize ati ibi byerekana ko umwana wacu azakurikiza imigendekereze ya Yesu, kandi urugo rwacu rukazuzura imigisha n'amasengesho. Ku ruhande rw'abaganga rero bavugaga ko ubyara kuri Noheli bishimisha ababyeyi cyane. Uwitwa muganga Victorie Ndacyayisenga yagize ati birabashimisha cyane kubyara kuri Noheli, atuye ababyeyi benshi baterwa ishema no kwibaruka muri ibi bihe by'iminsi mikuru. Kubwa Matilde Wimbabazi ukuriye serivisi zo kubyara mu bitaro bya Muhima
nawe yavuze ko kubyara kuri Noheli bitera ababyeyi akanyamuneza. Agize ati birashimisha, ati ababyeyi benshi babifata nk'umugisha kubyara kuri Noheli, ati bakumva ari igikorwa cy'indashyikirwa bagezeho. Noheli ni umunsi usobanura byinshi mu myizerere ya Gikristo, kuko ari bwo Umukiza Yesu Kristo yavutse azanywe mu isi no mu gucungura abayituye, nk'uko imyizerere ya Gikristo ibivuga. Ibyo rero ibyagiye bigaruka ku munsi w'ejo wa Noheli tariki 25 z'ukwezi kwa 12 nabwo kandi Noheli yizihijwe mu bihe bikomeye bitewe n'icyorezo cya COVID-19 cyakomeje kugenda kivuza ubuhuha kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ni icyorezo bivuga ko gifite amamuko mu gihugu cy'Ubushinwa mu mujyi wa Wuhan mu mpera z'umwaka wa 2019, ariko gitangira gukwirakwira isi hirya no hino. Mu by'ukuri mu ntangiriro z'umwaka wa 2020 cyadindije ubukungu bw'isi, kuko abantu bagiye muri gahunda ya lockdown, gahunda yo guma mu rugo. Iyi mipaka irafungwa, ingendo zo mu kirere, indege zirahagarikwa, ku buryo byasigiye isi ingaruka zikomeye cyane z'ubukungu. Uyu munsi wa none gusa hari ibyishimo navuga biterwa n'uko urukingo rwamaze kuboneka, ndetse kandi biteganyijwe ko mu bihe biri imbere rushobora gutangira gutangwa hirya no hino ku isi. Hari nabwo ubutumwa Papa Francisco yagarukagaho avuga yuko urukingo rudakwiye kujya mu bice bimwe by'isi, ahubwo rukwiye gukwira isi yose.